Bantu b'Imana kandi bana b'Imana, tubashuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifuriza gukomeza kuryoherwa n'umwaka mushya wa 2026. Imana ikomeze ibahemo imigisha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 9 bishobora gutuma uba umukristo mu idini ryose waba urimo, ku buryo wabarwa nk'umugeni wa Yesu, umugenzi ujya mu ijuru. Icya mbere ni ukumva ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni ukwihana ibyaha. Icya gatatu ni ukwizera Imana. Icya kane ni ukugira ibyiringiro. Icya gatanu ni ukugira umutima w'urukundo. Icya gatandatu ni ukugira umutima wo kwihangana. Icya karindwi ni ukugira umutima w'imbabazi. Icya munani ni ukwezwa. Icya cyenda ni ukunyurwa n'ukuri. Mukomeze mukomerere mu mwami Yesu Kristo, kuko Imana yo ntabwo izatwara idini, ahubwo izatwara umugeni wa Kristo wamwizeye. Imana ikomeze ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza.